umuvugo ufite insanganyamatsiko igira iti gusaba subscribe. Reka ntangire mwumve. Mwiriweho muraho, mwaramutse neza, abo tunganya imyaka, abo nyirusha n'abandi, abumva ikinyarwanda n'abakivuga mukomere muri uyu muvugo uvunaguye ufite insanganyamatsiko igira iti mume subscribe. Reka mbanze mbibwire, turaziranye ndabizi, burya urukundo ruruta byose, gutanga biruta imari, ubugugu bugura umwaku, burya intangiriro ni nziza. Mume subscribe, like na komenti, ibitagize icyo bitwaye, ukande no kukazogera, tujye tubana iteka, ibihe ingoma ibihumbi. Ndagusaba subscribe, uraba unteye inkunga, ngo nanjye ntere intambwe, nimara kuzuza ibisabwa, YouTube yampembye, ntabwo uzaba uhombye, kuko nimura nawe, narenze kuba uyu nguyu, nahembwe mu madolari, leta ikansoresha, ikazamura ingengo y'imari, izakwegereza umuhanda, amazi n'amashanyarazi, uzungukirwa nuko wakanze subscribe. Kanda subscribe kuri uyu muyoboro wa YouTube witwa Ntakirutimana Gratien TV. Nibyo tuziganamo kwanda, twaguke muri byinshi, umugisha wiyongere, ibyo twinjiza byere, ubukungu buzamuke, twagure runo Rwanda, niyo ntego ya Gihanga. Mume subscribe, like na komenti, muntege amatwi rwose, dusangire ijambo, ntimubigire urwenya, nubwo narwo ari ngombwa, njye ndi umuhanuzi, ndaguza umutwe bigasohora, nta shyari nta rwango mbitswemo muri njyewe, n'ikimenyimenyi nuko kuva navuka ntararwara isesemi cyangwa ikirungurira, mpora nkeye mu maso, iwacu ho ni mu cyaro, mu cy'inzuzi cy'ibisabo, ukiza amaca mu cyanzu, tukamwakirana ubwuzu, ibwega iwacu i Rwanda, nta mutima mubadi. Mume subscribe, niba unkunze uyime, niba unyanze nabwo uyime, byose ni hahandi, nta nyungu z'umwaka, umurongo ntarengwa, ni ukutamenya yuko twese tuba tuvuka kwa Adamu na Eva. Mume subscribe, muraba mukoze cyane, murakoze.